wowe ikuzi wowe wasenganye nayo wewe wagendanye nayo ahamanuka ukagendana nayo mu mvura ukabana nayo ugasengera mu butayu ugasengera warukwiye gusaba imbabazi mu nshingano zawe warukwiye gusaba imbabazi kubo wahemukiye warukwiye gusaba imbabazi kubo wagiriye nabi ariko arangije aravuga ngo nabwira turakoze turashimira Imana ko duhawe umwanya kuri Rio Zone Victory abadukunda abadukurikira turabakunda cyane natwe kandi icano yacu ihagurukijwe no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu ndirimbo ndetse no mu ijambo ry'Imana muri uyu mwanya rero ijambo ry'Imana turabararika kugira ngo mwumve ijambo Imana yaduhaye yashyize ku mutima ni ijambo rivuga ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero ndatekereza mwene data udukurikiye ufite amatwi kandi ukaba wumva kandi ukaba ufite itorero runaka barizwamo niba utanarifite ariko nawe urakwiye kugira itorero barizwamo kugira ngo wumve iby'umwuka abwira amatorero ni mwene Nsengiyumva Felicien n'ubundi turimo tuganira reka tubanze dusenga Imana mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye turaguhimbaje ko uyu mwanya duhaye reka umwanya wo kugira ngo twumve icyo ushaka kuvugana natwe kandi reka umwanya wo kugira ngo twongere dusane ibyasenyutse kandi reka umwanya wo kugira ngo duhabwe ubugingo ndetse bwinshi kandi bwuzuye bana natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twambaje amen. Ijambo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero turasoma mu byahishuriwe Yohana ibice 3 turasoma umurongo wa 8 umurongo wa 11 turasoreza ku murongo wa 13. Umurongo wa 8 hari amagambo avuga ngo nzi imirimo yawe dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga kuko ufite imbaraga nke nyamara ukitondera ijambo ryanjye ntiwihakane izina ryanjye. Umurongo wa 11 ndaza vuba komeza ibyo ufite atagira ugutwara ikamba ryawe unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye kandi ntazasohoka ukundi nanjye nzamwandikaho izina ryanjye ryo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero riratubwira kandi rirakubwira ngo Imana izi imirimo yawe iyo ukora wiherereye ahagaragara n'ahatagaragara ku manywa na nijoro ibe myiza ibe mibi Imana izi imirimo yawe ube uyubaha uyikunda Imana irakuzi izi imirimo yawe ube utarayimenya na rimwe ariko yirakuzi ube uyikunda Imana irakuzi ube uyirwanya Imana irakuzi imirimo yawe yose Imana irayizi kandi Imana irayizi. Imana itugirire neza. Iri jambo iby'umwuka abwira amatorero ririmo ibice 3 birabwira wowe uba mu itorero kandi ukabana n'Imana yawe wewe wavuganye n'Imana wowe wakoranye n'Imana wowe ukunda Imana wowe ugendana n'Imana yakumanywa na nijoro Imana irakuzi kandi hari icyo Imana yiteguye kukubwira uyu munsi. Iri jambo rikongera rikabwira wowe uri mu byaha wowe washayishije mu byaha wewe wavukiye mu byaha wewe wakuriye mu byaha wowe ugikora ibyaha Imana hari ishaka kukubwira kandi iri jambo rikongera rikabwira wowe ufite inshingano wowe ufite ijambo ku bantu wowe ufite icyo ukora ku bantu Imana irakubwira kandi umwuka hari icyo akubwira. Imana ishimwe cyane rero Imana ishimwe kuko izi mirimo yacu ikabizi naho duturuka ikabizi nabyo twibwira ku manywa na nijoro kandi Imana ishimwe cyane kuko wowe ikuzi wowe wasenganye nayo
we wagendanye nayo, ahamanuka ukagendana nayo, mu mvura ukabana nayo, ugasengera mu butayu, ugasengera ku misozi itandukanye, wowe ukunda Imana ugendana nayo ku manywa na nijoro. Imana irakubwira ngo nzi imirimo yawe kandi nje kuguhemba. Dore ndaza vuba. Komeza icyo ufite hatagira gutwara ikamba ryawe. Komeza ko gakiza, komeza uwo muhate, komeza uwo murimo wo gukiranuka, komeza urwo rukundo, komeza butabazi, komeza ubugwaneza. Dore ndaza vuba hatagira gutwara ikamba ryawe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Kandi dore ndaza vuba nzanye ingororano. Nje kuguhemba wowe ugikurikira mu murimo, nje kuguhemba wowe ugikiranuka, ariko kandi ndaje nje guhana. Hari abantu bashoboraga bibwiraga mbere y'ubuzima bwa korona butaraza, abantu bakavuga ngo ngewe sinshobora kubaho ntamwe ibiyobyabwenge nibyo bintunze, sinshobora kubaho ntabyina mu kabari kuko ndi indaya, sinshobora kubaho ntari umurozi ntacuragura nta muntu nishe ku uyu musozi. Hoya, Imana irakubwira ngo none se ko iyi minsi itambutse yose itambutse uri mu rugo, ibyo byose warabikoze. Ahubwo Imana irashaka kuwereka yuko ari ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Rega Imana iratwifitiye bene data. Hari abantu bapagasaga mu mujyi cyangwa se mu mirimo yose kavuga ngo ngiye ntunzwe n'ubucuruzi, ariko ibyo byose Imana ibikoraho. Ngiye ntunzwe nuko njya ari uko nabanje kugenda, ariko Imana yarabikoze. Tuguma no mu rugo ariko Imana iradutunga. Bene data, Imana iratwifitiye. Ubyangu byemera ariko Imana iratwifitiye kuko nifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Hari umuhanzi nakunze cyane bita Dani Vumbi, hari indirimbo yaririmbye ngo mbese uramutse ubwiye ko umunsi w'urupfu rwawe ari ejo wabigenza ute? Wabigenza ute? Aho ntiwarya amafaranga yose waruhiye ati n'ubundi ndapfuye, ninjye wabiruhiye. Uwo munsi ukarya miliyoni ukayirangiza, umunsi ukinezeza. Aho ntiwavuga ngo reka ngo ngende njye mu kabari ko muri Amerika n'ubundi njye yaba ariho nanagwa, wenda mfate visa ngende kubera ko ufite amafaranga menshi. Ariko hari icyo nkubwira mwene data, hari icyo umwuka ari kukubwira. Umwuka aravugana nawe. Mbese ko tutazi iherezo ry'ubuzima bwacu, mbese ubundi dufite izihe ngamba? Wabigenza ute? Dani Vumbi yavuze amagambo meza, aravuga ngo nababarira uwankoshereje wese, yaba yaransabye imbabazi yaba atarazinsabye, ariko namubabarira nkumubwira ngo ndi umugenzi. Ariko mwene data, ntabwo nawe wari wowe. Ndakubabariye mwene data, ndakubabariye ariko ntuzongere. Arangira avuga ngo nasaba imbabazi abo nakoshereje bose, nasaba imbabazi kuko maze kumenya yuko ndi umugenzi. Hari umuntu w'Imana Yesu Kristo yagendereye bita Zakayo, yabigenje neza, ubwami bw'Imana bwamugendereye. Aravuga ngo uwo nambuye ndamukubira, uwo nambuye ndamusubiza ibyo namwambuye. Zakayo yafashe umwanzuro mwiza, ubwami bw'Imana bwamugezeho. Hari igisambo cyari kiri ku musaraba. Yesu hari imirimo yakoze ari ku musaraba, aravuga ngo ubababarire kuko nawe ibyo bakora ntibabizi. Igisambo giprofita ayo mahirwe yo ku munota wa nyuma, yavuga ngo dawe ubwo ugera mu bwami bwawe unyibuke. Mwene data, mbese umenye ko umunsi wawe urupfu rwawe ari ejo, mbese umenye ko udasigaje ibyumweru, mbese umenye ko udasigaje umwaka, wabigenza ute? Ariko wari ukwiye gusaba imbabazi mu nshingano zawe, wari ukwiye gusaba imbabazi kubo wahemukiye, wari ukwiye gusaba imbabazi kubo wagiriye nabi. Ariko arangira aravuga ngo nabwira abantu bose nkababwira ngo ndabakunda. Hari abantu bategereje kubabwira ko bagukunda. Mu rugo rwawe bategereje kumva ko bakunda. Ababyeyi bakubye bategereje kumva ko bakunda, kuki bakunda. Umugabo arategereje kumva ko ukimukunda. Umugore arategereje ko umukunda. Abo mwabanye mu kazi bakeneye kumva ko bakunda kuko bakora akazi kabo neza. Na warangiza ukababwira, yarangira avuga ngo ndangije nababwira ngo ibyo nishe muzabitunganye, ibyo ntakoze neza muzabitunganye. Mwene data, igice cya gatatu cyabwiraga wowe uri mu nshingano, wowe ufite ijambo ku bantu, wowe umuyobozi, wowe ufite abo uyobora. Ijambo ry'Imana umwuka arakubwira ngo tunganya ibidatunganye, kuko icyatumye Imana igutereka aho ngaho ko ujya utunganya ibidatunganye. Umwuka wera arakubwira ngo babarira kandi usaba imbabazi ko wahemukiye. Wowe wumvaga kutaho utarya ruswa, Imana iraje kandi Imana irakubwiye ngo dore ndaza vuba. Komeza icyo ngicyo, komeza icyo ngicyo, komeza agakiza cyangwa se wihane kuko ndaje nje guhemba no guhana. Imana itugirire neza. Hari abantu benshi waba wararenganyije, hari abo wagiye ugirira neza, Imana iraje guhembe. Ariko hano nimba hari abo wahemukiye, uyu ni umwanya wawe. Ntabwo tuzi iminsi dusigaje mu isi, niyo yaba ari mikeya, niyo yaba ari umunsi umwe, ntabwo tuwuzi kuko n'iki Imana yaduhishe. Ariko Imana irakubwira ngo
nimba ufite ugutwi wumva icyo umwuka abwira amatorero, niba ufite ugutwi wumva icyo umwuka akubwira, kuko umwanya wawe usigaranye no gusana ibyangiritse, umwanya usigaranye no gusana ibyangiritse mu kazi ukora, umwanya usigaranye no gusana ibyangiritse mu bavandimwe, mu baturanyi, umwanya ufite no gusana ibyangiritse mu bo wakundaga wanze ku mpamvu runaka utazi, ariko Imana iragusaba kugira ngo utunganye ibidatunganye mu mwanya iguhaye. Imana itugirire neza, Imana idutabare, kandi Imana iturengere. Niwumvira ijambo wumva icyo Imana igushakaho. Mwene data wabanye n'Imana yawe mu masengesho, Imana irakubwiye ngo ndaza vuba, komeza icyo ufite, komeza ko gakiza, komeza umuhamagaro, komeza ubwo bugwaneza, dore ndaza vuba, komeza icyo ufite, utagiye gutwara ikamba ryawe. Kandi umwuka arakubwira wowe wabaswe n'ibyaha, igihe umaze kuba umusozi kirahagije, igihe umaze mu ibyo byaha kirahagije, cyamikuza usanga Imana yawe, igihe umaze kuba umusozi w'ubusambanyi kirahagije, icyo gihe umaze ku musozi w'urwangano kirahagije, icyo gihe umaze ku musozi wo kurya ruswa ukarenganya abantu kirahagije, cyamikuza usanga Imana yawe iteguye kukugirira neza, iteguye iteze ibiganza, iraguhamagara kugira ngo ubane n'Imana mu munezero. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana mwene data. Reba mu nshingano zawe ukora mwene data, urebe mu kazi ukora mwene data, urebe umuhamagaro ukuntu wahamagawe, urebe ukuntu wakundaga Imana yawe nimba bikirimo, urebe ukuntu wasengaga nimba bikirimo. Ndaza vuba, komeza icyo ufite, atagira gutwara ikamba ryawe. Kandi dore ndaza vuba, nzanye ingororano ku banyizeye, nzanye ingororano no gutabara ku barengana, kandi nzanye ingororano ku bantu bose banyizeye. Umwuka niko akubwira, umwuka niko ambwira. Imana idutabare. Tugiye gusenga Imana, urebe icyo ubwira Imana yawe. Ahari wasaba imbabazi, ahari wasaba imbabazi ku muturanyi wawe, waza kumwegera ukamusaba imbabazi, kuko warenganyije wamusaba imbabazi, kuko inshingano wishe wasaba imbabazi, maze ugatunganya ibidatunganye. Hari icyatumye Imana ikurinda, hari icyatumye Imana ikurenza iyi minsi. Ibigeragezo bya abenshi baratambutse, abenshi bagiye bapfa, abenshi bagiye bahura n'indwara zikomeye, ariko Imana yarakurinze. Ahari ko ari kugira ngo wumvire ijambo. Tunganya ibidatunganye mwene data, tunganya ibidatunganye, sana ibyangiritse. Uyu ni wo mwanya wawe. Wabigenza ute? Umenye ku munsi wo gupfa kwawe ari ejo, ariko icyo nkubwira, tunganya ibidatunganye kandi ubane n'Imana yawe, yo yiteze kukugirira neza no kukurengera. Imana nishimwe. Mana, turakwinginze cyane kugira ngo abantu bawe bongere ubakuruze neza yawe, abasubiye inyuma wongere ubababarire. Nyiringabo Imana, wongere ubasubize mu mwanya bakwiri barimo, kandi abatarahagera nabo baraje. Abihannye bababarire, abavuye mu bwo businzi, abavuye mu bwo busambanyi, bavuye mu byaha byose, aba bose baraje kugira ngo bagirire neza. Umve gusenga kwabo, kandi ugire ikirema ku buzima bwabo, ugire icyo uhindura, kandi ubaheremere umunezero w'iteka ryose. Turagushimiye yuko wumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahereze umugisha. Murakoze. Imana ibashyigikire.